Murakaza neza kuri Legacy Talk, aho tubagezaho inkuru nziza kandi zicukumbuye. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho couple zashegeshe imbuga nkoranyambaga zikababaza abantu kubera gutandukana kandi bakaba bari barakoze ubukwe. Kanda ku kazogera kugira tujye tubana. Couple ya mbere rero ni Muyango na Kimenyi. Iyi couple yakunzwe n'abantu batari bake kuko kwihangana kwa Muyango ndetse na Kimenyi kubera amagambo babavugagaho. Uyu Muyango yaje gutwita mbere y'ubukwe, aho abantu benshi bagiye bavuga ko atesheje agaciro Miss Rwanda kandi yiyandarika, biba amagambo menshi ndetse bigera no mu miryango yabo, aho bavugaga ko umuryango wa Kimenyi udakunda Muyango, ariko nyuma baje gukora umurenge bakora n'ubukwe. Ibintu byatangaje abantu benshi cyane, ariko gusa nyuma baje gutandukana buri wese avuga impamvu ye. Couple ya kabiri rero Aline. Uyu Aline rero yakundanye n'abahungu benshi ndetse bamwambika impeta bamwizeza ibitangaza, gusa nawe ntabwo yahiriwe n'urukundo kuko yakundanye n'uyu Sentore. Abantu barabashyigikira cyane rwose, ndetse wabonaga ari couple ishamaje ndetse ishimishije cyane. Hadaciye kabiri rero Aline yagiye gusezerana na Sentore, barasezerana ariko havugwa ko atagiye mu murenge, aribyo byateje urujijo bavuga ko badakundana, umwe akurikiyeho undi visa. Gusa ibyo byose barabyirengagije ndetse bahana gatanya, buri wese avuga ko ari impamvu ze bwite. Couple ya gatatu rero ni Vestina hamwe n'umugabo we Idrissa Odraogo. Ubwo bagiye muri murenge bwihishwa ndetse abantu benshi ntabwo babimenyaga, bavuga ko umugabo ashatse ari mukuru kuri we, gusa yatunguranye avuye mu murenge ndetse amafoto yabo yari abereye ijisho. Gusa nyuma yatangaje ko ubuzima burambuye burimo umugabo we kandi ko atakimushaka. Couple ya kane rero ni iya Aurore Kayibanda ndetse n'uwahoze ari umugabo we Egide. Abo bari baranasezeranye banabana igihe kirekire, gusa baje gutandukana ndetse buri umwe ntabwo yashatse kuvuga icyabiteye, gusa baratandukanye abantu benshi barababara. Couple ya nyuma ariyo gatanu ni iya Teriski ndetse na Trainer. Abo barabanaga mu nzu ndetse babanaga nk'umugore n'umugabo, gusa nyuma byaje kurangira nabi kuko buri umwe wese yavugaga impamvu mugenzi we amutaye. Icyo gihe batandukanye Keza atwite, byaje guteza impaka nyinshi ndetse bavuga ko Trainer yihakanye umwana, gusa nanone nyuma Trainer yaje kumwemera ndetse babyara umwana mwiza w'umuhungu. Urakoze kudukurikira, kanda subscribe niba utarayikanda kandi ukande like na share.